yafashwe ku isaha y'isambiri n'igice ubwo yavaga mu kazi ifatwa ryo waba ruyiziho murakorana yego twari tuve mu kiganiro kirangira saa 2 zuzuye kubona isibora dagitangira saa 11 kikarangira saa 2 zuzuye twari twakoze turi babiri kuko mugenzi wacu yari arwaye tukora turi babiri dufite gahunda yo kuzaga ku kimwe gukora yarasutse asanga rero bamutegereje hasi baramutwara nuko yafashwe hari kwa gatanu twinjira muri weekend mwe mwayimenye kwa gatandatu nyuma ya saa 6 ariko yafashwe tuvuye mu kiganiro urumva ntago rero umuntu afashwe gutyo tuvuga ngo ubreakinze inkuru urategeza ribi ikaba ari itangaza ko yafashwe kwishobora kumufata yagira yikongera ikamurekura nkawe nk'impuguke ndetse umwe mu banyamakuru b'abahanga dufite mu gihugu cy'u Rwanda ubona ari ryo tangiriro ry'uko abahanzi bagiye gutangira kurega abanyamakuru cyangwa abasesenguzi oya bino bintu byahozeho na kera na kare wibuke Jay Polly yita abanyamakuru amadebe nyuma bakiyunga wibuke bino bintu muri showbiz anose ku isi iyo abantu rero bari gutera imbere bino bintu ubundi biba byinshi cyane kubera ko abantu iyo wakoze ibitaramo haboneka amakosa menshi noneho haboneka amakosa umunyamakuru yabisesengura ntibigushimishe kuko akenshi uzasanga ikiremwa muntu gishaka positive feedback nta muntu ku isi ukunda kunengwa niyo umugore wawe yakubwira ngo wenda reka ngwe nk'urugero ku bantu bubatse ntago ashima feedback yuko umugore yamubwira ngo wenda wamfubije n'urugero arimo mva abantu bapfubura kandi akagenda agasanga wamufubuze bagakora imibonano mpuzabitsina nk'uko wa mugabo we yabimukoreye nta cyahindutse ahubwo ari uko yamwisanzemo akavuga ati ukoza aha biragenda gutya na gutya bivuze ngo umuntu wese ku isi yanga ikintu cyitwa kunengwa rero turi mu isi y'imyidagaduro iteye imbere cyane kandi buri wese ashaka amafaranga gihari ni uko utinjira mu buzima nanone kamarade aravuze ngo abahanzi bagiye kurega ntago bagiye kurega kubera ko kugira ngo umuntu arege aba yarabanje kwihaniza kuko ibi ngibi tubibamo buri munsi umuntu arakubwira ati none se nta nkuru twandika zigasibwa hari inkuru twagiye twandika zigasibwa mu bitangazamakuru twanyuzemo n'ubu ngubu hari izo umuntu yasiba yewe hari ibiganiro abantu bakora akabwira ati ariko hano usibye wenda nkanjye ntabwo nakora amakosa nkora ikiganiro ndengeye nibase umuntu kuko nkoresha imwe n'ibimenyetso ariko nanone nkabanza nkarako hirya y'inyungu ndi gushaka uwo ndi kuvuga nawe ntari kumuteshiza ariko nanone nkanareba ko ibyo bintu bitagize icyaha kuko mfite umunyamategeko ndabanza nkamugisha inama mu kiganiro cyose ngiye gukora ingingo yose ngiye gukora ngwaye nk'urugero hari ibintu umuntu yaba yakavuze kuko wenda ibyo mubona mwe mu itangazamakuru ni bike cyane kuko tubana nabo tuzi byinshi ariko nanone ibyo bintu ubuzi ntabwo bijya kuri kamera byose kuko hirya y'ubu buzima birangira umunyamakuru mwiza ari udafunze umunyamakuru mwiza ari uri free umunyamakuru mwiza ntabwo ari ufunze so uri gukurikiranwa n'uri gukora akazi ke akambara neza akarya neza niba anywa byera akajya kuzinywa fanta akajya kunywa fanta akajya ahashaka uwo ni umunyamakuru mwiza ntabwo umunyamakuru mwiza ari uri mu mapingu imibare n'ibimenyetso nibyo ukoresha uyu ufata ku mavuta ni umwe mu bantu bafite umuhe mumaro mu myidagaduro nyarwanda ni umwe mu bantu batangaho urugero gute nk'umuntu ukeneye mu myidagaduro nyarwanda yahinduye byinshi mu isi y'ubusesenguzi kubera ko ndibuka ko twari muri guma mu rugo dutangira bino byo gusesengura mu kiganiro cyitwa Saturday Stars kwa Nana Gutamani twakoraga ikiganiro cy'amasaha 4 nta muntu batumira gusesengura gusa nyuma yo guma mu rugo nta mutumirwa muri kuri kamera agasesengura igitaramo nta mutumirwa azanye nta muhanzi azanye fata kumufata yashyizemo imbaraga mu kintu cyitwa kugaragaza iby'abahanzi bakwiye gukosora kugira ngo bateze imbere uruganda hari umuhanzi ariko ubundi gukora ikintu uzakosora ku isi ariko ubundi yabisaba no gutera izi ntiwabikosora ariko hari umukobwa nabonye muri Munyarwanda watera izi nk'inshuro 5 uraba rabimenya afite experience yo kwambika impeta azi irya mbere uko ryagenze n'irya kabiri ariko ikintu cy'igitaramo umuhanzi akora igitaramo kuzageza apfuye none yapfuye barakomeza makumukora igitaramo buri uko tuvuye mu gitaramo cya mugenzi wacu watabarutse cyarabaye bivuze ngo igitaramo cyo wakine ukagaragaza negative byagenze nabi ariko nyine ukabigaragaza nta kuvuga ngo wagiye ugere mu buri gukuntu umuntu atera akabari ugaragaza mu gitaramo ibyabaye fata umufuta rero yagerageje kubaka imyidagaduro y'ubusesenguzi no kubaka imyidagaduro yo kumva ko umuhanzi bitagenda agomba kwikosora kugira ngo azakora ibyiza kurusha ibyo ngibyo nta muntu wabishidikanyaho yahinduye byinshi mu myidagaduro mu gusesengura wenda usibye ko icyo atamenya ari uko aho uburenganzira bwe bugarukira ariho ubundi butangira kubera ko bwisanzure mu itangazamakuru mu Rwanda dufite buteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu 1938 amahame remezo y'uburenganzira bwa muntu Rwanda rwasinyeho yo muri 1975 yaba agatabo k'amategeko agenga abanyamakuru ubwisanzure wamo ariko hari icyo bita gutandukanya fact
no gutandukanya opinion igitekerezo cyane nka peacemaker point gitandukanye na fact z'ibyo nabonye mu gitaramo cyangwa ibihari aho hantu niho twebwe mu shop z'abanyarwanda abantu bashi batamenya gutandukanya kuvuga ngo ngiye niba nkunda Ben ninjya kumusesengura ndamusesengura nk'umufana simusesengura nk'umunyamakuru noneho niba nanga melody ndamusesengura nk'umuntu umwanga simusesengura nk'umunyamakuru sindi bugaragaza ko indirimbo ye iri muri 3 za mbere kuri BBC 1 Extra sindi bugaragaza ko indirimbo ya The Ben yitwa ni Forever How igihembo muri Kenya sindi bugaragaza ko The Ben ari umuhanzi wagiye ndamugaragaza nk'umuntu utafite icyamazi ibyo romba ni gukoresha opinion ziri bias agomba no gukoresha fact bivuze ngo nyine nuko wasengura kose umugaragaza ibimenyetso apana amarangamutima ukanagerageza gushaka fact kamarade nayo ndikubwira ibyo shaka fact ntukajya bivuga ati ibindi ndagaza kana atari n'amakosa cyane niba kundi turetse mbaze kandi bazo gatoya no uratukomerezaho imyidagaduro nyarwanda kanya ari cyaciye igikuba ubuzima bwarahagaze none se urabona usesengura abantu barifata ntabwo bwisanzure mu gusesengura buzongera kubaho ibyo dire mbivugiye hano ntabwo nahajya gukoresha kubera ko uzavuga ngo nimvuga ngo kamarade yarayakubise umukobwa urushyi arahita bantambika wizigame uvuga ubusa uvuga urwenya ntusesengure ibijyo nyarwanda bakeneye kumenya ibikosora imyidagaduro y'u Rwanda kubera ko iyo bafashe fata amavuta kano kanya yaramwe mu basesenguzi u Rwanda dufite beza nubwo nta byera ngo de kubera ko na nyiraho kugira amabinga yanabyitangarije nta byera ngo de rwose sinakweshya kubera ko ufashe kiremwa mu gikoze mu buryo bwa side ebyiri ibi ni byiza nibi byaganje wa muntu ahita agaragazwa nk'umuntu mubi ibyiza byawe byishakagazwa nk'intwari ariko rero kano kanya nyine showbiz yahombye ubusesenguzi bwo gushira amanga budakanagira ku magi budafite icyo gutinya ubwo twebwe tugira ubwoba impamvu tugira ubwoba ni uko imibereho yacu irasekeje twebwe iyo twabyutse dushima Imana rero hari abantu badafite ubwoba na bukeya abo bantu barimo fata ku mavuta ariko nanone yagiye agira amakosa yo kugaragaza uruhande rwo kwibasira cyane kwibasira mu itangazamakuru ntago bigaragaza umunyamwuga bigaragaza ko hari impamvu cyangwa mu byari byo bita ngo erema zigize ibyaha haba hari intention yo gukora ikintu kuvuga ngo guhera kwa mbere uvuga nabi The Ben hari mugenzi we hera kwa mbere avuga nabi Melody ibyo ngibyo ntago bigaragaza ko ikora showbiz fata ku mavuta yashinjije uwitwa David Bayingana ironda bwoko nyuma yaho gato saa 5 zuzuye tujira kuri stati yawe uravuga ngo komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge muri 2020 yagaragaje ko igipimo cy'ubwiyunge mu banyarwanda cyageze kuri 94 n'ibice 7 bisobanuye ko hakiri icyuho cya 5 n'ibice 3% kibura kugira ngo ubwiyunge bube 100% bisobanuye iki biri muri showbiz 5 n'ibice 3 bisigaye biri muri showbiz kubera ko showbiz isa nk'ari si igihugu cyihoreye ubu kano kanya Yego bayijemo ariko bayijemo bari gushaka ibyaha ntago bafunga barabanza bakigisha bakabwiriza nureba ribu yarakoze iravuga barasarara bigisha bahana kuko ribishinga zose ugufunga hari ukwigisha hari ugukumira hari no guhana none iyo ibyo bintu byose byarenze baguta muri yombi kuguta muri yombi rero no kugira ngo ube witekerezaho ni nka kundi mwishuri bagwagarupeshaje abagenzi bakimuka none wowe ugasibira ukaba uri murigana n'umwana ungana uresha n'ikirenge abantu baresha nk'abakiza bari hejuru hariya nibyo biba yakoze ko ntabwo wavuga ukuntu mugenzi wagiye gukora icyahita mu wa 6 uri murigana n'abana wanyuzuraga nawe bakunyuzuye ahangaha ubunyuzu irironda bwoko n'ibi bintu by'ivangura muri showbiz ntabwo ibyo byose nanjye kukubeshya kubera ko wenda biriya nibyo mwumvisha nibice cyane ubivuze ukenda kurira pundi byakubayeho buriya abahanzi nibo babizi hari abahanzi nibo babizi ku buryo hari abahanzi baba bafite ipfunwe ry'aho bavuka ry'aho bakomoka ku buryo nzi umuhanzi uvuga ko yavukiye i Kigali kandi ari w'igatsibo gusa kubera amateka ariko ukuvuga ko mvuka i Kigali bimaze iki kandi naravukiye Gatsibo mu murenge wa Ntunzi ntabwo navuga uwo murenge ariko mwarabyumishije bundi muri showbiz harimo ironda bwoko riteye ubwoba kubera ko leta yakabaye ndeka nyirabure nyibwire kubera ko mfite umushinga baranyumva nkoresha imwe n'ibimenyetso ndi umufatanyabikorwa wenda wabo
muri showbiz ari ibintu by'ubwoko ku buryo umuhanzi ahantu avuka ababyeyi be bashobora kumubera intandaro yo kwiheba, yo kwigunga, yo kwicwa n'agahinda, yo gukorerwa harassment. Byagiye bibaho cyane rwose, ugasanga cyakoze ntabwo His Excellency bimenye yabamagara akababaza ati ariko ibyo twarwaniye ko muri kubidurubanga, igihugu ni cy'abantu bose, ntabwo ari icy'abahutu, si icy'abatutsi, si icy'abatwa, ni icy'umunyarwanda. Umunyarwanda rero amaraso ava nama, amaraso ubura yawe kamarade, harubwo ari umukara ni umutuku, amaraso yawe ni icyatsi n'umutuku. Ubu rero wowe ugize ikibazo bagasanga umuntu ugomba guha amaraso ari kamarade, ntabwo bareba ubwoko, bareba icyo bita gorobire, groupe sange y'amaraso. Bivuze ngo twese groupe sange z'amaraso zacu ni gorobire bwa na gorobire rouge, ntago harimo kuvukira mu burasirazuba, amajyaruguru, ko waranyweye amata, ko waranyweye ibigagi, ibyo ntibamo. Bivuze ngo iyo mibare nkubwiye gushyizaho ngaho birani barwa barakoze ni survey, kandi survey hari igihe imibare itandukanye n'ibiri mu mitwe, kuko ushobora kumbaza kamara ngo urugisha kumaza ngo hari umuntu wari wagukorera ivangura kuva wakwinjiye mu itangazamakuru ry'imyidagaduro, nkakubwira ngo ntawe kubera ko shaka kuko igisubizo ushatse waje gushaka kuri tele, ariko ushize hanze y'ubushakashatsi tukajya mu kabari, tukajya kunywa fanta, tukajya kunywa ibikoma mu marange, banakubwira ati usibye n'ibyo hari n'akazi nagiye nkora, barambwira ati uzajya kubera ko utari iki, nkakubwiza ukuri. Ufashe umunsi wa bati hari igitaramo ntagiyemo, hari igihe nturiye indege ngo nje muri Rwanda Day kubera ibi nibi, yakubwiza ukuri. Cyangwa ukamutuma umuntu inshuti yawe, none umuntu ashobora gutinya guha amakuru kubera ko si inshuti yawe ntakuza, ariko ushatse wagenda ukamubona wati ibi nagiye nkorerwa ihohoterwa, nagiye nkorerwa n'ibi ngibi. Iyo mibare nashyize hara kuko nkoresha imibare n'ibimenyetso no guhitira leta kugira ngo yongere igerageze reba urubyiruko, kuko abasaza barimo baragenda barashaje, kuko nibyo bari myaka 37 80 bari kugira ngo igihugu bagishyize mu maboko meza, kubera ko babona urubyiruko dufite imbaraga, ariko umutwarimo ariko ntago bazi mu mitwe yacu, imwe mu mitwe yacu ndibyo. Tugana ku musozo, fata ku mavuta arasomerwa ejo saa 9, ni nayo saha muheto azasomerwaho, ni nayo saha muheto azasomerwaho. Papa wa muheto yararahangaha. Wowe mu mboni zawe nk'umusekuru cyangwa kamara, runo rubanza nkurikiye ushobora kuba ari nk'urubanza rw'igihumbi, urumva n'inyuma hari izindi nzakurikigenza abanyifite imbaraga ntarajya mu byo kuvanga imiziki, kuko ndashaka kuzava muri byo gusesengura nkajya kuvanga imiziki, ngiye gusoza amasomo mukanye gute njya ku ishuri, ko sinasaza ndi muri ano matiko, umusheko no mu rukiko bavuze ngo ni amatiku, umwavu kaze kintu n'amatiku nyine. Wumvishe n'urubanza muri make nta bintu warasaza ubikora, waba ushaje nabi, ni ngombwa kujya kwikina imiziki, tukabona amafaranga tugakira, tugakomeza ubuzima, tukava muri ibi bintu. Mu rubanza icyo nshaka gusubiza nuko nagiye kure kugira ngo akunda ko mu Rwanda dosiye iri mu rukiko, you don't predict, ntago uvuga ngo fata bari hano, sibyo impamvu rero yasumye amakuru yaje gushaka, njyewe ntabwo naje gushaka gukora ibintu igihugu cyanye amafaranga menshi cyane, niga muri Tanzania y'igihugu, ntabwo nawe yangufata zata cyangwa zata saa 9 umwanzo w'urukiko ruzabusoma mu kano kanya, nta protection ibaho. Yego, abakozi b'isibo iyo urebye ubona hameze nk'aho bateranye, sinamubonye Bankoreye, sinamubonye Boss Jado, sinamubonye Philipita, sinamubonye Eminem, sinamubonye, ni wowe wenyine ndetse n'umuvandimwe wundi nabonye. Kubera iki ari we wenyine waje? Urumva impamvu umukozi wa isibo, urumva impamvu ugomba kujya ubanza ugashaka amakuru nk'ibyo bivuze ari mu kiganiro. Umunyamategeko wa isibo uramuzi, yitwa nde? Yitwa Maître René Bayisabe, uramuzi? Urubanza rumva yatsinzwe, yagutsinda muri urwo rubanza rwawe kubera ntago bisho bavuga ngo harimo wishingiye fata, ni umukoresha we, uramuzi? Ni umukoresha wandi, ni nyirinde, ubwo yaramutereranye. Yego, ntigeze mubona ku rukiko DC Clement, ntago umuntu watanze ingwate y'imitungo itimukanwa kujya yishingira umukoresha, ubwo yaramutereranye. Buri hano watanze iki? Turi kuganira have, turi kuganira wetse n'umusubizo hagara abanyarwanda benshi, ubwo yaramuteranye tuvugisha ukuri.
urumva mbere yuko tumenya ko ari wowe wabaye umwishingizi ntabwo twari tubizi ndashaka amakuru ariyo mpamvu uri imbere yanjye mbese ko wari uvuze ngo baramutereranye binegera nyine bisobanura abakozi b'isibo rero baramusuye ntiwabimenye bafite igihe bamusurira abandi baramusengera njye ndahari ariko njye simpari nk'umukozi w'isibo njye mpari nk'umusesenguzi nk'umuntu wakoranye na fata banamufunze twakoranye nk'umuntu ushobora kuba hari ibyo nanamumarira nyine kuko hari byinshi yanyigiyeho byo gukoresha imari n'ibimenyetso urabona ko yarimo agenda noneho akoresha fagiti bivuze ngo abakozi b'isibo rero bamuri inyuma kuko imitungo itimukanwa bagiye gushyira muri sisiteme ni iyo ku isi gusa urumva bamuri inyuma sibyo reka dukomeze kuri ibyo ngibyo yaravuze amakosa akora bamushira amakosa ari gukora baba yagize kamara ashaka amakuru kamara asaka amakuru usubire mu kibuga abantu bakoze harimo witwa The Ben harimo witwa Muyoboke bo bagaragaza n'inshinjacyaha harimo n'ibintu bahati harimo na kuja wanamuriza ibintu bari bwashirwa amakanzu barangiye kurangira mu buta angabiza umwere niyo mashusho ahari ese warayibonye afite amafoto afite amashusho yabivuga hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo aba bantu bane nibo bantu mu myidagaduro nakita ko tujya dukunda kubita abari ku ruhembe cyangwa banayibayemo igihe kinini cyari bidutunze twese muri make ni abarijane muri uno muziki nyarwanda ntabwo tugira abarijane mu Rwanda establish icyiciro cya kabiri usanga umuntu atunzwe n'ibyo bintu ariko icyiciro cya gatatu nicyo cyitwa icon cyangwa kuba legend rero ni igihe ibintu wakoze aka kanya ushobora kuba hari umubare munini cyane wabijemo kubera wowe bikaba byatanze umusaruro kandi ukabivamo nta rwasera wijanditsemo ukaba nanone umuntu yavuga ikintu agahita yumva wowe kano kanya uvuze Michael Jackson uvuze pop mu Michael Jackson iyo uvuze afrobeat umva Fela Kuti kano kanya uvuze mu kinyarwanda wakumva neza kamana nsubize nkani harimo ba Masamba harimo abitwa ba Maria Yohana harimo abitwa ba Bruce Melody ba The Ben ba Meddy Israel Mbonyi uvuze rege wumva nde numva Raskayaga ubwo niba Peace Bob Marley ndetse na Lakdu iyo uvuze afrobeat wumva Peace nayihande nshobora kuyihaba Nigeria nshobora kuyihaba unafatanya oya uzona ayiha ubu ni Fela Kuti oya Fela Kuti nayima uramuzi ni yagize dere ni afrobeat mu Rwanda rero ntabwo dufite umuntu wafashe umuziki w'u Rwanda ngo awapurifitinge ku buryo kandi ugiye muri Karayibe bacuranga indimi twasikoze bamenya aho ivuye byabaho biragoye bivuze ntabwo dufite icyiciro cy'abarigendi ariko ino era tugiye kwinjiramo dushobora kubaka abarigendi ku buryo bino bintu ba The Ben bari gukora baracyari mu cyiciro cya kabiri established batunzwe n'ibyo bakora ariko the not the icon ntabwo ari abayikoni bivuze ngo nyine umuntu uri mu myidagaduro mu Rwanda agomba kubaka icon ku buryo nibabona imyambaro bavuga tura n'ipunditi nibabona usesonga bati nyamara nura washepinze biriya nicyo najyemo nkubwira ngo najya ngo nibahugurana nyine urakoze cyane kumugura kuri abo kantu hanyuma kuri abo bantu bane mvuze batangiye bari kurega uwitwa umunyamakuru wanabafashe kuko bagivugiye waba hafi banamwita baje mu bihe bashwana bacuditse ibi ni ibintu bivuze cyane ko tumaze iminsi urabibona ko hari abanyamakuru bamwe bafite uruhande bafata ubundi bakarufata ibi bigiye gutanga isomo riye ku banyamakuru ntihagire umunyamakuru ugira umufana ntihagire umunyamakuru ugira PR ni ugusanga umuntu ari kuvuga ibyiza by'umuhanzi umwe akirengagiza umuhanzi urimo urashaka wakoze igisigo ukirengagiza umunyamakuru ugahambira ubundi ku munwe nkaho wowe uwo muntu nari mwagize kandi ugiye kukibura ari kudide bivuze ngo rero amasomo ni hato mba neza ko hirya ariko ndabwira abanyamakuru batanyamakuru ngo bavuze kugira ngo nanye gutanga ibitekerezo ko aricyo itizana jyana itangazamakuru bya rubanda benshi bivuze ngo umuntu agomba kumenya ko ari umunyamakuru hirya yo gusaza imitesi y'umuhanzi umwe ruguru
ukamenya neza ko umunyamakuru kamarade nagira ikiza akora ukivuge naraburiza ubivuge ntuvuge ngo mwari muri kumwe cyangwa umutima nawe nukumvisha kutaguma kubwo byihorere kuko nabyo umutima nama wawe nawe wakuta mbere y'akazi. Icya gatatu ni ukumenya neza ko hirya y'ibi byose tubamo iyo uri muri kasho ni wowe n'umugenzacyaha n'ugucunze wa muntu kujya kugira uburanza akasaba ati none se ko nanje gusura runaka wanyuma tugahura ako tugatekereza none akanyuma no kwiyambaza Imana buranyitanga ubanga ukumenya ngo rino jambo rindi jambo ryawe uvuge bike kurusha ibikenewe kuko isaha ushaka kuyivugamo ibintu wazavuga mu myaka 5 ariko none isaha imwe ushaka kuvugamo ibintu mu munota umwe ugahita ujya ku kigori. Hanyuma ukomeje kuri ibyo ngibyo n'ubundi ntago iterabwoba cyangwa se nakita kugira ubwoba kwitangazamakuru igiye kuba bwinshi. Ufite ukuri ufite fact hari eshanu kujya inkuru b'inkuru yatari yitekerezo ufite source wayivira abyo muri rubanda ukabuze no kuciye muri privacy kandi ukabuze ubundi inkuru n'inkoko ngo bimanuke utari bubura icyo kurya iyo nkuru urayireka iyo ubona yubahije kandi umuntu kandi ukanamenya abantu uvuga kugira abantu ntabwo bangana no habuze umubyeyi wawe n'ejo bazasomera ubuse nkanjye ari ngiye hano hano nari ndimo nkumva ko tutanga igiye gukora imibonano twavuga ati kuri amuntu gusa uburyo kamarade yaraburije agatandukana n'umugore kamarade ntacyo yagukoraho wa muntu wawe wakomeye gutya ugahita ubireka ugahita wikorera urwenya rwawe. Uvuze akantu gutandukana n'umugore nibuka akantu kavuzwemo bimwe mu by'ahantu uyu muyoboke arega uyu fata ku mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco harimo ibyo kuvuga ko yatandukanye n'umugore cyane ko yamutangarije ngo ubwo bari bagiye kwiyunga ndeja ku kazi aho kwisibo nawe ukora ko ari byo byamabaje cyangwa ari nacyo ariyo ntandaro y'urwango bafitanye. Hanyuma yo kumutangariza nanjye wagize kubyaba umuyoboke kuko nifuza ko bano bantu bakiyunga nafata bikarangira none agatangira era nshyashya byo gukora nta muntu n'umwe yibasibaza ufitanye ikibazo byarabaye kumagara mu ntoki magana byanambwiye atoya mu cyanza nabigize muri ari post nizera mu bantu bahangana nizera mu bantu bumvikana gusa nanone hagiye umuntu anangira nyine umutima rero kuvuga ngo gutandukana niba inkuru zihari kugiye agomba kugaragaza izo linki nanone niba hari divorce buriya rero ngiye ntaga yijye bavuga ko kamarade kizatandukanye n'umugore burangiye nta kadose mfite si nta nkuru nakora bizangungwa ko agaragaza gatanye urukiko ngo rutanga gatanye mu Rwanda kuko nshobora kuba ntabana n'umugore wanjye yaragiye guhaha tunavugana ngo ati kira kigabo gikure gutya twubaka inzu n'ubundi nta kintu kiba noneho ugaruke twubaka umuryango wacu bana bacu bazajya hano babaheza hari abantu bumvikana gutyo tuza abagabo batanga bakajya guhaha hari abana bategwa n'abantu kujya baha amafaranga bagati ndamufate muranda age agasinya $100,000 kujya batamufunga cyangwa adasebe ibyo ntibiraba bivuze ngo nta dosiye yo muri ukikwerekanya gatanye sha nta muntu wemerewe kwihandagaza avuye kuri kamera ngo undi yatandukanye n'undi icyo mbanza nkukubwiye ariko dosiye nibihari inkuru wayibreakinga nta kibazo wagira nibizo nkuru zari yarabitangaje ku cya kinyamakuru bavugaga yagaragaza linki ariko akagaragaza ko yavuze ibintu yakotinza ahantu bita byoro ntago rari urubanza nta terabwara yari ifite fact. Hanyuma turi no gusoza ndakoreka nkoze twaza tubiri tunadusorezaho ndakubaza kuki yavuze cyo kuba ari we muntu wafunzwe mu bantu bakoze iyo kuri ya Medi n'ubundi wenyine akabyita nkaho ari ukumuvangura cyangwa se ari ivangura bakoze. Hanyuma nsoreze no ku kindi yagaragaje kuba muharabitse igihe kirekire witwa Yago Pundatsi. Aba bantu babiri navuga ko bamaze iminsi batavuga rumwe n'ubundi mu ruganda rw'imyidagaduro. Hanyuma kuri fata ku mavuta avuzwe ku ivangura yakorewe cyangwa se kuba afite ukundi kuntu yafunzwe cyangwa yafashwe kutari nk'abandi bagakwiye kuba bafashwe. Hanyuma unatubwiye no ku kindi cy'abandi wa mugani ubona batameze nk'abaryozwa nyine wenda ibyo bavuze nk'uko umuntu ababyumva ku giti cya emuki. Ubutabera mva rero ukuntu ubutabera bukora nk'Imana isaha y'Imana kamara ubuzi igihe uzapfira ndetse uzigiye uzagurira imodoka ni ukuvuga Imana ifite isaha yayo n'utaroga isaha yayo ntago dosiye bigira yakira ku munsi ishobora guhita ivuga ngo abantu bose guhita batamwe mu cyasi bakurikirana ni gahoro gahoro tuzi ubanza ruzabona 2025 rwa Miserisa sinima muruzi Miserisa burya afite ubanza ruzaba muri 2025 rwatangajwe 2023 imyaka 2 ahead tuzi abantu bafunze bazabura mu myaka nk'icumi imbere cyangwa 3 iri imbere dore fatwa zamusomera nta maso 20 naciyemo hari abandi bantu bategereje gusomerwa icyumweru cya imistano bivuga ngo ntago mu rubanza ugaragaza ngo ngiye bariko ngo hari abandi bantu mutateye muri yombi waba ugiye kwivanga mu mikorere y'inzego ikivangura yakorewe yari kugenda karega ko ati umuntu yankuriye ivangura akagaragaza ibimenyetso bakamuhamagara bakabunga bikarangira ntago uhita ubikoresha uri kwiregura hano kuko hano wiregura ku byaha kuri cyangwa ntago wiregura ku nzira waciye mubaho
kuko hari inzira wanyuzemo kugira ngo ugere ku Nyarwanda, hari inzira wanyuzemo kugira ngo ube camarade faxman original, ariko iyo ukurikiranyweho ukubeshyira ngo abantu bise bataranye fata ku mavuta uhita wisobanura ko iki kintu wavuze, ntabwo wisobanura ahantu wanyuze kugira ngo wobeho. Bivuze ngo ntabwo ibyo byivangura hano byagira icyo bimufasha, nta n'ikibyerekana. Kuvuga ngo ntabwo ribu yataye muri yombi abangaba, ntabwo aha inshingano ribu ifite inshingano ze kandi ifite gukora utuntu twayo neza. Bivuze nk'isaha n'isaha ifite ukuntu ikora dosiye yayo, nta muntu uyibwiriza ngo none wowe genda ukora ibi ngibi ngo wanze uhere kuri uriya. None se ubu nta bantu bagikurikiranwa jenoside bari mu mahanga, none se ko bagikurikiranwa bari bazi ko byarangiye. Bivuze ngo dosiye igihe cyose itashyinguwe barayigenza. Ikindi ntabwo umuntu yiregura avuga ngo njye none ngo urase ko bitagenze kuri ni nkabyo muri primaire ngo njye nasakuje kuko kamarade y'amasakuza. Oya, baragupfukamisha amavuga akoboka wa mwana, ubundi subwe n'icyo mwana wabo ko ari byo nakubwiye byo kwitondera ukabanza ukamenya hanga nimba hari utuntu nimba nta tuntu turiho. Yego, ukibera umunyarwenya nk'abandi bose. reka tugushimire cyane. Reka tureze kandi imibare n'ibimenyetso bino byaha birimo wenda biramutse ntago biramuhama cyane ko betarajya no mu mizi, biramutse bibaye ibyaha byaba ibimuhama amategeko amugonga nayahe cyangwa se amategeko arebana n'ibi byaha nayahe? Ni hejuru y'imyaka 2. Urumva ibyaha kurikiranyweho bigeze muri 7. Ibyo byaha byose ubikomatanyije yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2. Ariyo mpamvu ubushinjacyaha busaba ko yafunga iminsi 30 y'agateganyo. Umwunganizi wakagaragaza ko akwiye kurekura ko mu mageza ari mu bucucike, akagaragaza ko arwaye diabete ugomba kwivuza, akagaragaza abana bi, akagaragaza ubwishingizi. Umunyamategeko n'umuhanga cyane yaburanye neza bitandukanye n'izindi manza nyankurikirana. Kuyo ugaragaje ko hari umuntu watanze ingwate, buriya ubutabera ubumekeshwa kutatoroka yangwate bayifatira, imitungo itimukanwa bayifatira, akagaragaza ko afite abana ari ubahahira, none se abana yabatorokana, akagaragaza uburwayi kandi akagaragaza ko atizananiza ubutabera, ntigeze yanga iperereza kurinaniza, kandi bakamuha imbago, bakanambwira ati wenda agasopo ntukajye uvuga ibi kore itangazamakuru nk'umunyamakuru. Rero urumva kubera ko iyo myaka irenga 2 bamuhanisha, niyo mpamvu asabirwa gufunga iminsi 30, ariko akagaragaza izo mpamvu zose manze kukubwira ko akwiye kuba yaba kuko ihame rivuga ko umuntu agomba kwicanwa adafunze ari hanze. Ariko nanone bikagaragaza ko iyo ubushinjacyaha yogaje impamvu nuko umushinjacyaha yasa navuga ngo yakwiye gukorana adafunzwe, nyuma agatwa ngo oya afunze. Sibyo ko umunyamategeko afite yagaragaje ko n'umushinjacyaha ushaka gufata kwishyanga adafunzwe ni imyaka irenga 2. Iyo myaka irenga 2 rero buri Imana nitanga ubutabera, twebwe abantu turibeshya cyane. Ndagushimiye cyane, ariko sinagira ntakubajije ukurikije ukomeje kwano kuvuga ngo umuburana yaburanye neza, ukurikije uko wabonye impande zombi zimeze, yabuburana afata ku mavuta n'ubushinjacyaha, nta kintu bivugaho. Ubushinjacyaha bwagaragaje ibyo akurikiranyweho, wiregura yarekana ko bira bikoze nk'umunyamakuru, abo yakoze inkuru bagomba kuzisiba, ni ko ubundi itegeko rigenda. Iyo ukoze inkuru mbi urayisiba, iyo ari ikiganiro uragisiba ugakora ikikivuguruza, hakagomba kubaho ubwunzi cyangwa se ubuhuza. Bireguye neza. Icyo ngiye bura ntifuzaga, ntabwo nifuza ko byagera aha, nifuzaga yuko ahubwo byakabaye birangira mu bushinjacyaha bakabunga bagataha, ntakomeze gufunga kubera ko ino minsi irahagije. Yarize mwabonye ko avuga ko yakora itotezwa. Ndagushimiye cyane. Akoze cyane namwe. Thank you papa.